ndashaka kuvugana n'abantu mufite inkovu z'ibiheri, ukaba umeze gutya kuri kureba cyangwa se gutya, izo dark spot ziriho kwa kuntu igiheri cyiza kikuma kigashira hagasigaraho inkovu y'umukara, burya kiriya ubwacyo nacyo kiba ari igisebo cyangwa se ari inenge ku bakobwa bamwe na bimwe banabirwanya, si n'abakobwa gusa n'abasore muri rusange ku rwego rwo hejuru. Kuri channel y'umuryango Shushuti, igira hino nkwereke kuntu ugiye gutandukana n'izo tibe, ayo mavuta bakubwira usigaho n'ibindi bigiye bitandukanye. Siga hibi umuntu akakubwira undi siga hibi, reka nkubwire ibi dufite dukoresha nk'ibiryo, dukoresha nk'ibimera bidukikije, ni umuti ukomeye iyaba twari tubizi. Agera hino nkurangire umuti ugiye kwifashisha izo nkovu zikavaho. Kora subscribe, nutampa subscribe uzana iki kindi nshuti yanjye. Subscribe ni ubuntu kwa Shusho TV, ni channel y'umuryango ahamenyera ibintu byinshi bigiye bitandukanye kandi ntabwo uzicuza kuba waramenye iyi channel. Tubahaye ikaze rero tuganire. Nuko rero wahinduye amavuta, wisize ibi na biriya, hindura ibi, isiga ibi, koresha ibi, rekera ibi, baragucanganya. Waguze tibe yo kwa muganga ntigukoreye utamaze kabiri, kandi rimwe na rimwe ibintu bitwica nk'abantu ni ukutihangana ngo utegereze rezita mu gihe runaka. Wari bwajye kwa muganga baguha ikinini kimwe atakuye turakize? No, ukomeza kukinywa buri kwezi, buri mwaka, cyangwa se mu gihe runaka mpaka igihe ubonye igisubizo. Rero wowe nimba uri muri abantu batihangana bavuga ngo ndashaka gukoresha ikintu nonaha nkahita nkira, ntabwo uyu muti ari uwawe, kandi ni umuti woroshye pe. Nimba uri muri abantu bavuga ngo njye ndashaka ibintu bita nsigaho, uruhu ntabwo ari nk'ikirayi ugiye guhata ngo igishishwa cyite kivaho. No, no. Nk'uko icyo gihe kitaje mu isegonda ngo kite kiza kite cyuma kite kivaho hahita hasigara inkovu, byasabye process, ni nako nawe bigomba kubigenza. Nanjye urabona ko ako kantu gafite hano, ibi ni bya biheri. Sometimes abantu mukunze kundeba ntabwo nkunze kugira ibiheri cyane, njya ngira igiheri kimwe cyangwa bibiri, bya bindi abadamu tugira tugiye mu gihe cy'ukwezi kwacu, ku minsi yacu y'ukwezi. Hari abantu rero bameze gutyo, hari n'abantu bafite ibiheri byinshi pe, kandi biba bibangamye ku rwego ruhangayikishije. Rero nimba uri muri abantu bavuga ngo njyewe ubwo numvishe ikintu aha ndahita nkikoresha, ninumva ikindi hariya nkahita nkikoresha. No, igihe we ngo wenda ni ukwezi, ni abiri se, ni atatu se, ubanza urebe cya kintu wiyemeje gukoresha kirimo kiratanga impinduka cyangwa apana kuvuga ngo urakoresheje ngo bise birangira. Oya, aho nta kintu na kimwe. Wazanda ukoresheje imiti yose iba muri iyi si y'Imana, nta kintu na kimwe kiragukorera kubera kutihangana. Rero nimba ufite ibiheri bikaba bikubangamiye, ngwino nkwereke mask ugiye kugikoresha. Ukoresheje turacyita ikiribwa, turacyita ikinyobwa kubera yuko tukifashisha mu mafunguro yacu ya buri munsi. Turacyita gute? N'ubuki, nta kindi tugiye kwifashisha. Ubuki, kandi by'umwihariko ubuki bwiza bwa kinyarwanda, buno bwa natira, apana buriya bwaciye mu nganda bugaca. Ubuki bwa natirere butabanje guca mu nganda ni umuti ukomeye ku ndwara nyinshi cyane. Abo tugenda tubana mubona kuntu ubuki tubwifashisha mu gukora imiti y'abana y'inkorora. Ubuki ni umuti ukomeye cyane. Wowe rero ufite ibiheri, ufite isura imeze gutyo uri kureba hano nshyizeho, ukaba byarakize kubw'amahirwe ukaba utakishimagura, kubw'amahirwe ukaba nk'umuntu yarakurangiye nk'isabune runaka ikagufasha, ibi nabyo nshaka ko tubyitondamo. Menya uruhu rwawe ufite mbere yo gukoresha ibyo bintu byose. Njyewe iyi skin mfite ni nkubwira ngo noga isabune ya citron, ni urugero, ni nayo noga, iri ikoze mu ndimu, hanyuma ukahita ngo iyo nanjye ndayishatse. Njye sinkesha, singamije gucya ngo ntukure hano nzane twa tuntu n'ikireba. Singamije kuvuga ngo ntukurane. Hari abantu bafata gucya bakabigereranya no gutukura, hari no gucya ko kugira umubiri w'igikara ariko kimeze neza. So ni isabune nziza rero. Hanyuma nawe nayigusharinga abantu ba naturere nkanjye, nzababwira amasabune muzajya mwoga yabafasha. Noneho umuntu akakurangira oga papaya ukayoga, ejo ikakugira igihande kimwe kakuzanisha ibiheri. Ukivaho oga iyi ngiyi, ukivaho ugasanga abantu baragucanganyikije, ukayoberwa icyaguteye indwara, ukayoberwa ikikuvura. Banza umenye uruhu rwawe, umenye kwirinda, umenye ibyo uri bukoreshe n'ibyo ugomba kwirinda. Sasa rero wowe ufite ibiheri, ngababwire
babwire nagufashije, babwire barakumva. Bakora iki? Bakora iki? Bakore fiber. Nawe ugenda kwa anti. Umwana abaje kundaranja muri mwihangane, sibyo? Ukeneye gukoresha ubuki rero, hanyuma ugafata ubuki ukajya ubukoresha nka masike buri uko ugiye kuryama. Uzafata ubuki bwawe ushyire mu kaboro cyangwa mu gasorori cyangwa akabakure, biraterwa n'ice z'iwanyu uko ukita. Nurangiza ndavugana nawe ufite inkovu zino z'imikara, ibiheri byagusigiye inkovu z'umukara, ntabwo ari igisebe kigishinyitse, ntabwo sori ari igiheri kigishinyitse kirimo utuntu tw'utuzi n'iki, oya, wowe ufite inkovu genda bakwambike, ndaje, sibyo? Nurangiza usige, ujye ufata ukoremo gutya muri bwa buki bwawe, kandi ukoreshe buke. Wa mwana we mbabarira, genda oya wisunika, genda ngaho, genda ndaje nguha akantu keza, genda murihangana gatoya, mba mbanje kugezaho umwana kugira ngo video yanyu, kubera ko muri abantu b'agaciro b'ingenzi, itaza irimo akavuyo kenshi cyane. So urafata rero bwa buki bwawe washyize mu gakombe, cyangwa se washyize, koresha buke kandi witobe ubuki, ko mu gitondo ushobora gukenera kuburya, umwana akenera kuburya, bijya kukozamo intoki bwose. Kora dukeya ukoremo, wisige nka masike ku ruhu rwawe, mu maso, ahantu hose wisige, making sure ko mu isura yawe yo mu maso ubuki bwahageze ahantu hose. Burakurura mu gihe gito, wumva buri kugenda bugukurura, ariko by the time ubikore hagati y'iminota 10 n'iminota 30 wabirekeyeho, hanyuma ubikarabe. Ugenda wumva n'ukuntu uruhu ruri kugenda ruhinduka gake gake, rugenda runyereramo. Ntabwo ari ibintu uzakora umunsi umwe ngo bihite bishira, si 2 si 3 si n'ukwezi. We bikore kugeza igihe uzabona resultat, kugeza igihe uzabona results, kubera yuko abantu benshi ushobora kubikora mu cyumweru nkakira, undi ashaka kubikora mu minsi 3 bigashira, undi bishobora kumutwara amezi 3. Niyo mpamvu ndi kuvuga ngo wowe urambirwa vuba, hari igihe iyi miti bitari yawe rwose. Wowe urambirwa vuba, hari igihe ibi biba atari ibyawe. Rero nimba uzi icyo ushaka, ukaba uzi ko ubangamiwe n'izo dark spot, n'izo nkovu, urasabwa kujya ubyisiga byibuze 2 ku munsi, mu gitondo na nimugoroba, kandi ntubirarane, kubera ko birakurura. Uhita wumva uruhu ruri kugenda rukurura, uko rukurura niko rugenda rutuma izo dark spot zigenda zihanagurikaho gake gake. Uko ubikaraba niko imyanda, ibyo biba byarafashe ku ruhu bivaho gake gake. Ukagenda ubikora, bizaguha impinduka. Naho nimba utegereje ko biba mu isegonda rimwe, aho ndakubwira ko ntago biri mu byawe. Kumva ko urabizi neza ko n'ubundi ngo birya abarambije, abarambiwe bagiye, kandi nyine abihanganye nyine nibo bahirwa, sibyo? Iyo ikintu uzi ko ugishaka uricara ukarambya, iyo urambiwe umva biguca mu myanya y'intoki, kandi byari kukugirira umumaro. Kimwe no ku miti y'ibyatsi turi kugenda tubarangira, ntabwo ari ikintu nicara ngo nkitekereze, ntabwo ari ikintu mbona ngo umuntu yakivuze mite nkivuga, ndabanza nkareba ese iki kintu koko kirakora. Audience yanjye ntabwo ariyo ya kanaka. Ese iki kintu cyavuzwa aha, iki kintu uyu muntu yambwiye cyamugiriye umumaro koko, biragaragara gifite resultat. Icyo gihe nakumara ikintu cy'umumaro cyakugira umumaro, nkaza nkakigusangiza. Ubu buki rero wabwifashisha, ngusaba gukora subscribe, ugakora like igihe ubonye video hari ikintu igufashije, hanyuma ukayisharinga. Utampa subscribe ngo umpishe yana like, ni ikihe kindi mu buzima uzampa koko? Subscribe ni ubuntu, like ni ubuntu, ni akantu ukoraho ubundi ukikomereza, sibyo? Hanyuma ujye wibuka gukandira no kunzogera shenge, kugira ngo mu biganiro by'ubutaha ujye utubona byihuse, utarinze kujya kudushakisha hirya no hino. Abo dukomeje kubana mu biganiro byacu bya buri munsi, Imana ikomeze kubarinda, ishyire imigisha mu ngo zanyu, mu rubyaro rwanyu, mu rushako rwanyu, mu bibazo byanyu. Imana ibafungurira inzira, ibafungurira imiryango y'imigisha ifunze. Umva mbahorane, kandi ndabakunda cyane. Ni kuri channel Umuryango rero Shushu TV, mwivura izo nkovu z'ibiheri mukoresheje ubuki. Nakomeje kubwira ngo nimba urambirwa ntabwo ari ibyawe, ariko niba uri tayari kwicara ukarambya, kubera ko birya abarambije, abarambiwe bagiye. Bye bye. Duhere mu zindi video.